reka nagira ngo usuhuze uherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Nk'ibisanzwe Jody Wicross ambasaderi w'abadiaspora. Niba nta mutima mubi nta mutima w'ubugugu ukora subscribe, share, like na commentaire tujye tubana hano kuri Siriya TV Radio Show. Nagire basuhuza umuherereye hose, abari mu mujyi wa Kigali no mu mirenge irenga 330 ingahe yose y'u Rwanda, uturere 30 twose t'u Rwanda ndabasuhuje cyane, ndetse namwe mu mujyi wa Kigali rwagati ndababona abafundi, abayede n'abamotari, ndababona abakwaferi n'abacuruzi, abakarane mwese Imana ibangubitira ibintu by'imigisha. Nkahita nambuka cyane nsuhuza abadiaspora, abadiaspora aho muherereye hose, Imana ibamera amahoro n'ubugingo, mugubwe neza cyane. Waba uri Burundi, Uganda, Tanzania, Malawi, Mozambique, ukaba uri hakurya y'inyanja y'Urwotamasimbi, Amerika n'Uburayi, mwese ndabasuhuje cyane. Niba uri umudiaspora wumva ururimi mvuga, ariko abadiaspora ntabwo nagenda, ntabwo nabibagiwe abadiaspora abantu banjye muherereye muri Zambia, umwawuka bwanji mwacuma bwanji. Njye cyari Wicross ambasaderi w'abadiaspora, mukomezanyije hano kuri Siriya TV Radio Show. Wakwibaza uti Wicross atuzaniye ibiki ku munsi wa none? Ni amakuru yizewe, amakuru agezweho, amakuru azira ibihuha, ni amakuru utari wumva ahandi. Ubwa mbere uyumvira kuri Siriya TV Radio Show. Ndagukobeta amakuru y'umukoboyi Kamonyi waje guteka imitwe akajya guhobera insina. Ese ubwo uri kwibaza ngo yari ari guteka imitwe yo guhobera insina agamije iki? Ndabikubwira neza cyane, fresh 5 kwa 5. Ndaje kandi ndahita gukubita amakuru, amakuru y'Ibumbogo, Bumbogo, aho ni muri Zindiro, bantu muherereye Kimironko Zindiro, mumeze freshi. Aha ndaje muhereza amakuru y'umuryango wari warashinze uruganda mu rugo iwabo, bareba inzoga z'ibyuma, bagahita bafata ibintu by'amazi, bagahita bafata ibintu by'inkari, bagakubita mu macupa, ubundi bagapfundikira, bagakubitaho ibyapa bya za nzoga zimenyerewe z'ibyuma, ubundi bakohereza ku masoko. Ndakubwira ukuntu bafashwe, ndakubwira uburyo umugore w'aho ngaho ari umuntu w'umukoboyi cyane, uburyo yashatse kuyobya uburari. Wakwibaza ngo yabigenje ate? Ayo makuru yimbitse ni kuri Siriya TV Radio Show.
yacu tuyitangirira hano muri Kamonyi, aho umugabo yagize gutya ahinga urutoki rwe. Nyuma yo guhinga urutoki rwe ararufumbira ararusasira neza cyane, avuga ati uru rutoki ruzampa umusaruro. Bene Ngango nabo baramubwiye bati urabesha tuzabisangira. Umugabo mu gihe urutoki rweze bene Ngango batangira kurwiraramo. Nuko kurwiraramo nawe yaravuze ati washaka ariko ikintu bita umupfumu. Bazi yuko kuba Sarongo baramufunze abandi bapfumu badahari. Niko kugira gutya yikoza hirya yikoza hino, abantu baramubwira bati noza aravura. Uriya ni mubi cyane kubita ikintu bita umuti, umuntu akumana n'insina. Kumva umuti wahe? Aragenda agafata urwiri, agafata inyabarasanya n'ibiki akabivagavaga ati ndabakagiye ndabahaye. Ati niba ugira ngo ndabeshya wigira n'igiceri cy'icumuma, nugira amafaranga uma. Nge ndaza umuntu ndaza urutoki ndukagire, nimara kurukagira neza cyane nubona umuti wanjye nashize muri gukora uzamemba, nibwo tuzavugana igihembo uzama. Ariko ntabwo igihembo cyagiye umujura yafashwe kiba gitoya. Undi nawe aramubwira ati nyakugira Imana mbonye abantu banzambije banyibira ibitoki we, naguha icyo ushaka cyose. Uburyo urutoki rwanjye rwamvunye, baramuka mfashe inyana y'imbwa iri kunshira igitoki, nzaguhemba nivuye inyuma. Undi nawe ati ibyo nibyo mbagamo, niko kazi kanjye. Nge ntabwo nkora ngamije amafaranga, ahubwo mbagira ngo ibisambo tubice. Wigira n'igiceri umengereka nze ndakwereka, umuntu nafatwa nibwo uzamemba. Wamuvuzi yikoza hirya, ababwiye umutipe ati wowe ninjoro uze guhobera insina. Numara guhobera insina, nyir'urutoki ndamubwire ni igisambo nagicakira ni kiriya cyari cyarabimaze. Ubundi noneho ndababuza kukwegera, kuko ari njye muvuzi, ndababuza kukwegera. Nuko kutakwegera ndababwira yuko igisambo cya mbere iyo ugifashe ukagifungisha, ibindi bya kabiri bidakora neza. Ndaza ninjye uri bukwegere, mutere imiti, mfata amazi, mutere utuntu tw'utuzi, mvuge ngo vaho iruka. Vuge ni vaho iruka genda. Nawe urahita uvaho wiyirukire. Ubundi noneho nanjye nyir'urutoki muca icyo bita ifaranga nesoye ikibasambo, si ukibonye ko nari nagicakiye, kari uko nyine baje kubigenza gutyo. Nyuma yo kubigenza gutyo, mu gitondo cya kare saa 12, abaturage bati dore umuntu wafatanye n'insina we.
yuko yari yabigenje nk'uko mubibonye yahobeye insina ibyaje kumuhira. Abaturage dore ko bari bahuruye bose baje kureba uwo muntu uburyo yafashwemo, ariko bati we umuntu nakuvuga, bati va ku nsina nakuvuga navuga. Haba hagize gusa ubu natangira wagacakiye kariya. Yego sha mugore gwa nako mwibeje bakaba kaje. Mwirinde abapfumu. Kuva kera njyewe ubundi nari nzi ko nta cyiza cy'umupfumu. Abakigendera mu bupfumu ngenda basezeho baye. Twihuse cyane duhite twiyizira hano za Kimironko. Aho ni mu Izindiro, ahavugwa umugore n'umugabo. Ubwo ni umuryango w'umugore n'umugabo n'abana babiri, aho bari bakodesheje hariya mu Izindiro, umurenge wa Bumbogo. Baragize gutya baravuga bati ko Kigali bigoye kurya kari udashatse, ko bavuze ngo twihangire imirimo, wakwitekera imitwe. Baravuga bati ko tubona ingufu Gin Limited itwika na bya byuma bindi byose ntabwo mbivuze hano, ntabwo mbamamariza. Aba bantu bagize gutya mu rugo rwabo bahindura mu ruganda, aho bagendaga batoragura amacupa yavuyemo zino nzoga z'ibyuma, ubundi bakaza bakayoza, ubundi bakagenda bakavoma ikiziba. Numbaze ngo babivangavangaga gute? Bavanga ubundi bagakubita mu macupa bakapfundikira, bagakubita mu makarito bagafunga, bikitirizwa yuko ari rwa ruganda rwakoresheje ibyo bintu by'ibicupore. Urumva niba bafashe inzoga z'uruganda ibirango by'uruganda runaka, barangiza bya birango bakashiramo ibintu by'amazi mu macupa y'ibyo binyobwa byemewe, ubundi noneho bakajya kugurisha. Ariko mu Rwanda ukoze ibintu by'amanyanga, wabikorera mu mwobo, wabikorera hejuru, uracakirwa. Inzego z'umutekano mu Rwanda ziri maso. Wowe utazibesha ugakora amanyanga ngo wabagendana. Aba bantu rero baje gucakirwa n'inzego z'umutekano, tayambaye sororambika ipingu birumvikana. Uko kubamenamo ipingu, umugore yaravuze ati hari akenda k'agasokereti ntabwo nakambaye, mwaretse basi nkakubitamo akantu k'agasokoreki, namara kumenamo agasokoreki ubundi mukanjyana. Urumva niba uri umupolisi, umuntu w'umumama uvuga yuko atambaye akenda ka ndani ya ndani, wamureka nawe akajya kukambara pe. Umugore yahise yinjira mu nzu, mwibuke neza ya nzu si iyabo, barakodesha. Muri iyi nzu bafitemo gaze ebyiri, ariko sinzi niba uyu mugore yari afite ubwenge buzima. Mw'iyo nzu ye hari harimo umwana, umugore yaragiye afata gaze arayicana, atwika inzu.
atwitse inzu, ubwo kwari uburyo hari bwo guhisha ibimenyetso. Abayobozi nabo bari hanze bategereje umugore yuko asohoka, ubwo ati bora wasanga ari kwambara nka dutatu dusokerete. Bagiye kubona babona inzu umwotsi uracumbye, ibintu birakomeye, bahise birukanyira kuzimya. Uko kwirukanyira kuzimya abayobozi bahise birukanyira kuzimya no gukuramo wa mwana wari uri mu nzu. Bazana twa kizimyamwoto dutoya biranga, inzira kurumana, bitabaza bya kizimyamwoto bikuru. Wa mama we rwose, nongere mwibutse neza, baca umugani mu Cyongereza ngo nawe utwika inzu ugahisha umwotsi. Uwo mugani ni mwahoze mwumva kuva kera mu Cyongereza. Yes, kora subscribe, share, like na commentaire. Tujye tubana hano kuri Siriya TV Radio Show hamwe nanjye Weakress, cyangwa se na mugenzi wanjye w'umunyamakuru hano kuri radio yacu wita Mayikorungu aka Dutawan. Ikiganiro nakagaruka ni buri munsi hano kuri Siriya TV Radio Show hamwe nanjye Weakress, ambasaderi w'aba diaspora. Bye bye bantu banjye, nakagaruka. Mbibutsa yuko tugiye kujya tubana buri munsi guhera isaa 5 y'amanywa live hano mu kiganiro. Ndabasabye mujye muza tubane hano kuri live buri saa 5 y'amanywa. Muzajya muba muri kumwe nanjye Weakress, ambasaderi w'aba diaspora. Neba nta mutima mubi, nta mutima w'ubugogo. Kora subscribe, share, like na commentaire. Bye bye, ndabakunda cyane. Niba utanadukunda ibyo birakureba, njye ndagukunda. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumboga.